Mu gihe perezida watowe Donald Trump yitegura gutangira inshingano, urugendo ruteguranywe ubushishozi rwo guhererekanya ubutegetsi hagati y'ubuyobozi bucyuye igihe n'ubushya rurimo gutegurwa. Inzobere zitanga ibitekerezo byazo kuko guverinoma yo ku rwego rw'igihugu yakwitegura ibi bihe by'ingenzi muri demokarasi ya Amerika. Ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro, umuco urambye, isezerano ry'igihango bikaba n'igice cy'ingenzi muri demokarasi ya Amerika. Nyuma y'uko perezida wa Amerika atowe, haba ibikorwa byinshi mbere y'uko arahira. Iminsi 76 yo kuva ku gutorwa kugera ku irahira ishobora kumvikana nk'igihe kirekire. Nyamara urugendo rwo kuva ku butegetsi bumwe ujya kubukurikiraho si ikintu cyoroshye, nk'uko Michael Shakin wakoze mu rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano ubu akaba ari umuyobozi wa gahunda zo ku rwego rw'isi mu kigo 14 North Strategies cy'ubujyanama mu by'ubushabitsi abivuga. Twifuza gukora ibishoboka byose ngo perezida agere ku ntego ze. Rero niba hari politiki ashaka kuvugurura, tubimufashamo tumubwira icyo tuzi tukanamusobanurira ibirimo kuba. Perezida watowe ntatangira imirimo mbere y'itariki ya 20 y'ukwa mbere. Icyakora imyiteguro ibigomba gutangira mbere cyane y'iyi tariki, nk'uko Valerie Smith Boyd wo mu muryango Center for Presidential Transition uharanira ihererekanya mu mahoro ry'ubutegetsi abivuga. So it is a tremendously large task. Ni umurimo ukomeye cyane, kandi ikintu cya mbere umuryango wacu wakoze ni ugushishikariza abakandida perezida gutangira gutegura urwo rugendo mu muhindo w'umwaka amatora azabamo. Birumvikana ko intego nyamukuru baba bafite ari ugutsinda amatora, ariko bakwiye no gushyiraho urwego rwihariye rusuzuma dosiye ibihumbi amagana, rugahitamo abantu baboneye bazabasha gushyira mu ngiro ibyo basezeranyije abaturage. Gushyiraho abagize guverinoma si umurimo woroshye. Boyd avuga ko myinshi mu myanya bisaba ko abayishyizwemo bemezwa na Sena, mu gihe abayijyamo bagomba kubanza kwigwaho ku mpamvu z'umutekano ibisaba igihe gihagije. Tubona ibihe by'ihererekanya ry'ubutegetsi nk'igihe cy'intege nke ku gihugu bitewe n'uko abategetsi bashyirwa mu myanya, abayobozi bakuru baba barimo kuvaho mu buyobozi bumwe. Hashobora kubaho ubukererwe mu kuza mu myanya kw'abategetsi bashya, kandi birumvikana ibyo ko bishobora gutera zimwe mu mbogamizi mu bijyanye n'itumanaho cyangwa kumva amabwiriza n'inshingano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite umugenzo w'ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro umaze igihe kirekire kuva wabaho bwa mbere mu 1797. Icyo gihe George Washington yahererekanyaga ubuperezida na John Adams wari umusimbuye. Boyd avuga ko umuziremezo w'ihererekanya ry'ubutegetsi rikozwe neza ari itumanaho n'ubwumvane bisobanutse kandi bikozwe neza. Ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro ryakozwe neza, naho ikipe icyuye igihe nifashe inshingano bahanahana amakuru ndetse bagakorana bya hafi mu kurinda igihugu n'isi yose ibyago bikomeye. Shakini washimangira ko amaherezo demokarasi ikora neza ariyo y'ingenzi kuruta kureba ngo ninde utsinze amatora. Kugira ngo demokarasi ikore, buri wese agomba ku rwego runaka kumva ko igihe cyose sisitemu ikora, sisitemu ariyo y'ingenzi gusumba we. Ubuzima bwa sisitemu nibwo bw'ingenzi kurusha kuba uwo ushyigikiye yatsinda cyangwa yatsindwa amatora. Kandi nibwira ko iyo ari yo mpamvu y'ingenzi mu mateka demokarasi ya Amerika yakomeje kuganza kandi igatanga umusaruro. Mu gihe igihugu cyitegurira irahira rya perezida utaha, urugendo rwo guhererekanya ubutegetsi rwibutsa abantu batagaragara bakora iyo bwabaga baharanira ko demokarasi ikora neza.